hakomera hakoroha, igihe kirinjira. Igihe kirinjira. Igihe cyose wifuza iterambere ugomba kwicara ugatekereza, ukamenya ko ntawe usiganya ejo hawe, ukamenya ko ugomba guhatanira kugira ngo ejo hawe uhagerweho. Ntabwo rero ushobora kubona umwanya wo kuboneka mu bitakureba cyangwa se ngo wivange mu by'abandi kubera yuko wahisemo guhitamo icyerekezo cyaho ugana. Burya akenshi impamvu abantu batava ku rwego ngo bajye ku rundi, igihe cyo gutekereza icyo ashinzwe cyangwa se Imana imutirije kubaho, aba yinjira mu by'abandi kandi bitamureba, nta n'icyo yabikoraho, ahubwo ari ukumukerereza. Ariko igihe cyose uri maso, uri update, igihe cyose urimo gutekereza ku iterambere ryaho uganayo kandi ugashyikayo. Ariko nukomeza kuntekerezaho, uzantekerezaho uzarara ijoro buke, iminsi yicuma, imyaka ize, n'umusatsi uhinduka umuhondo, kandi nzakuzamukana kubera ko njye mfite icyerekezo cyaho ngana. Rero nkugiriye inama, nakubwira ngo uvuka nk'uko wavutse, nta wundi muntu muvukiye rimwe, ukavuka wenyine ku isaha n'isegonda, icyakoze ukavukira mu bandi. Ni nako n'umugisha wawe ugomba guhatanira kugira ngo uwusingire, kandi kuwusingira kwawe ntabwo bivuze ngo winjire mu buzima bw'abandi, kuko nabo bafite ibyo barwana nabyo. Rero nta mpamvu n'imwe yo gutakaza igihe cyawe kandi ngo uzasange ibyo warangariyemo ari byo birimo kukugaruka, kubera ko utigeze ukoresha igihe nk'uko kiri. Ubundi ujye umeka umwuka wazima, Imana iba ifite icyo ishaka kugira ngo ukore muri icyo gihe. Uko se nikirangira warabaye utarakoresheje igihe nk'uko kiri, wibwira ko bizakugwa amahoro? Oya, igihe kirakwishyuza. Nari mvuze ngo igihe kirakwishyuza. Hari ibintu twanga gukora umuntu akabona bitamureba, ariko igihe kikazakwereka ko byakurebaga. Iyo kije ntigikumirwa kandi ntago kimirwa, ntago gikumirwa ngo ntikinjire. Igihe kirinjira, hakomera hakoroha, igihe kirinjira. Igihe kirinjira. Igihe rero kiza mu bindi bihe. Igihe kiza mu bindi bihe, kikaza no mu mateka y'ibindi bihe, ariko kikaza kije kurema ibihe bitandukanye n'ibya mbere. Nari mvuze ngo ntabwo ushobora kubyuka ufite iterambere ryaho ugana ngo uzajye ngo uzaboneke mu mwanya wo gutikura cyangwa se kwivanga no mu by'abandi. Oya, ufite ibigukurura cyangwa se ukwiye gukupezanya nabyo kuruta uko wapezanya no kunyibazaho. Reka kunyibazaho, ahubwo utekereze inshingano zawe n'ibyo ushinzwe kugeraho, kubera ko iyi si irigisha ndetse rimwe na rimwe ikanabaga nta kinya. Kuba kuri iyi si ni ukwitonda, kuba kuri iyi si ni ukwitwararika, kuba kuri iyi si ni ukubona ko ubayeho kandi ukaba uzi neza ko n'utariho nawe azabaho. Ubuzima bugenda buhindagurika. Ese hari icyo Imana itutwereka? Iyo bwije buracya, niyo bukeye burira. Ibyo ni isomo ubwabyo kandi rikomeye. Igihe rero kibyaza umusaruro, amahirwe ntahora mu ntoki. Ntabwo amahirwe ahora mu ntoki. Erega buri muntu iyo afashe video nk'iyi aba hari icyo Imana muri njye ishaka kukubwira. Ese wari ubizi? Buri uteze amatwi ntiwaburamo iryagufasha. Birashoboka ko yose atagufasha, ariko rimwe ryagufasha kandi ryakugira umumaro. Ijambo rishobora guhindura imitekerereze, ugasanga wisanze mu rwego rwaho nawe uhinduka umuntu ukomeye, kubera ko igihe cyawe utagipfushije ubusa. Erega burya ubukene bwose bushingiye mu gupfusha igihe ubusa. Imirimo y'amaboko se ko Imana ariyo yavuze izaha umugisha ikayihira, utakoze se ugira ngo umugisha uzaza? Abahanze amaso mano sindi kumwe nabo. Mano zari z'Abisiraheli. Ubu igihe cya none ni igihe cyo gukora no kugira ngo twiteze imbere, kandi umuntu ahatane.
ubuzima ni ugukora, ubuzima ni ugushakisha, ubuzima ni ukubira ibyuya, ubuzima si ukwipfumbata, ubuzima si ukureba mu kw'abandi, ubuzima ni ukureba ku byawe ugashaka kugira ngo uko umubumbyi abumba ikibumbano akagisiga akakinogereza, imbere hari icyo uhangana nacyo kandi kigomba guhangana, ugomba guhanganira kugira cyiza cyiza. Hari ibyo urimo kubaka, byubake neza, nurangiza ubisige binogere amaso abibona abona ari byiza. Amakoma ava akomeye ntabwo bipfa kuza, ntabwo bipfa kuza. Abo ubona bose bakomeye baciye mu bikomeye, bihanganira mu bikomeye, bababarira mu bikomeye, batabarirwa mu bikomeye, bahorezwa mu bikomeye, ariko barigeze barira. Hahozwa uwarize rero. Ntabwo ibintu byose ari amena. Hari ibiza bikuriza, hari ibiza bikuriza, hari ibiza bikuriza nshuti muvandimwe, kandi ibintu byose ukabibamo ufite n'impano yo kwihangana. Ukihangana, ugomba kugira impano yo kwihangana, ugomba kugira impano yo kwitwararika, ugomba kugira impano yo kumva ko aho ibintu biri gusenyuka ugomba kubyubaka bikubakika, ugomba kugira impano yo kumva ko wowe ubwawe kuba uriho byonyine ari igishoro cyo kuba Imana muri wowe yahindura ibyanze guhinduka. Gira iyo ntego, gira iyo ntego, gira ibyo byiringiro, gira uzi abantu bamaze gutsindwa kubera ko ibintu byose bashaka ko byoroha. Uzi ko abantu benshi, hari abantu bubatse ingo zigasenyuka kubera ko bashaka ibintu byoroshye, ariko urugo nubwo bwazamo ikibazo runaka, nubwo hazamo kuvunika no kubabara no kugira gute, ugomba gushinyiriza kuko watangije. Hari umuryango waremwe n'Imana iwuremeye muri wowe, n'uwo wagiriye icyizere ko mubana. Iyo ubivuyemo ntabwo uwo muryango uba ujyanye heza. Ugomba gushinyiriza, ugomba gushinyiriza. Ntabwo kuba washyamiranye n'uwo mwashakanye ntabwo bivuze ngo ufate icyemezo cyo kumva ngo ubivuyemo. Utarashaka, utarubaka, ariko niba warubatse, birarura gufata imyanzuro kubivamo ngo usenye umuryango wawe. Usenya nawe iminsi yazakugiraho ingaruka. Shinyiriza iryinyo ku rindi rwubakwe, shinyiriza iryinyo ku rindi rwubakwe. Abo bana urimo kubera igitambo nibo bazakubera ibyishimo, nibo bazaguhesha kwambara ikamba, nibo bazagugendesha mu modoka utaguze, nibo bazakugendesha mu ndege utigeze ugendamo. Ariko nyamara rero ku isi nta cyoroshye, ku isi nta cyoroshye. Shinyiriza ibintu byose, ushinyirize muri wowe habonekemo imbuto yo kuba umugabo. Imyanzuro yo gufata mu buryo butunguranye, oya, shira birarura.